ibintu byose amanota byose narabikurikiranye bimeze neza ntugire ikibazo. Yego timana buse ngo uhobere nta kibazo wampobera. Yahise amuhobera ahombera Theoneste ngati warakoze n'ukuri ubu nta cyuho mfite kibi bintu hafi kwezi maze ntiga nta cyuho uretse gusubiramwe amasomo n'abantu bazagusubiramwe amasomo abana bo mwigana bakuzi twaravuganye nta kibazo rwose gihari ibi bintu bimeze neza bazagusubiramo amasomo twaravuganye bazagutaba kwigisha ibintu byose uzasanga bimeze neza. Fata rero icyumweru uri hano mu rugo wumva nyine uri kumenyera ubuzima bwaha nzajya za ngufate nimugoroba ngutembereze noneho wongere uryame kugeza igihe wumva yuko ugomba kwimuka aha hantu ukajya kuba ahantu hazima. Ati nta kibazo tubwo nyine mutahe. Rero nakuzaniye ibyo kurya by'umugoroba kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Nongeye kugusuhuza rero kandi ngo haye ikaze hano kuri Ep Media, ariko nanone nkwiseguraho cyane rwose hashize igihe tudakora cyangwa tutaboneka, ariko nyine nkwiseguyeho nanagusabye imbabazi kubera ko nyine iki gihe cyose gishize ntakugezaho inkuru nziza cyane nkuko usanzwe ubimenyereye hano kuri Ep Media, kandi nyamara waramaze gukora subscribe. Rero warakoze kwihangana rwose. Icyo nakubwira nuko ngarutse hari habayeho akabazo gato narwaye, ariko ubu ngubu nagarutse. Ntabwo mu mihogo byari bimeze neza, ariko ubu ngubu ndagusezeranya ko rwose ntabwo nzongera kubava imbere cyangwa se kubava mu matwi no mu maso. Uyu munsi rero ndagusuhuje wowe uherereye hose mu burasirazuba mu burengerazuba bw'u Rwanda, uherereye mu majyepfo mu majyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali nk'uko nsanzwe nyine mbibifuriza. Aba mbifurije nyine mahirwe n'umugisha n'impagarike n'ubugingo. Rero umuntu urwaye nongeye kukwifuriza gukira, Imana rwose ikukize. Abantu aho muherereye hose Imana ibarinde kandi ikomeze kubaha umugisha. Aho muri hose biba bigoye kubona umuntu arwaye kuko aba babara cyane, ariko nyine uwo biba bigoye cyane niwe ku giti cye. Nkaba mwifuriza rero ko Imana yakorohereza cyangwa urwaje ikaba yamukiza akazanzamuka akongera agatora akabaragu ukamubona agenda. Rero abantu baherereye mu bihugu byo hanze namwe ndabasuhuje, muri Amerika, Australia, Aziya ndetse n'Uburayi ndetse n'ahandi hose ku isi mutwumva muherereye, cyane cyane Abanyarwanda, Abarundi abasha kumva ururimi rwacu nyine ndabizi ko ari mwe munkurikira cyane. Rero ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Reka rero ndeke gutinda mu magambo ko nuko ntari mbaherutse nyine mba mbakumbuye cyane. Mite ndasa ku ntego tutangira inkuru yacu y'uyu munsi. Inkuru zacu rero urabizi ko ari inkuru nziza nyine ziba zifite aho zikuvana naho zikujyana ku masomo wigiramo cyangwa se ibyo wumviramo ushobora kukubera inzira ndetse n'ubuhamya bwawe muri rusange. Inkuru yacu rero y'uyu munsi tuyitangirira ahantu mu nzira. Ni umukobwa muto, umukobwa ukiri mutoya bigaragara ko ari muto ariko mwiza cyane, umukobwa mwiza uri hagati y'imyaka 20 n'imyaka 22. Ni umukobwa rero wari ufite telefone, aba ari mu muhanda w'igitaka, ari kugendamo afite telefone mu ntoki yarangaye muri telefone ku buryo wabonaga ko rwose ubwenge bwe n'ibitekerezo byose birangariye mu tuntu yari ari kureba muri telefone ya smartphone yari afite. Yari umukobwa wambaye ijipo ndende, yambaye n'akapira k'akabruze, n'akabruze yari yambaye nyine k'abakobwa kari soft korohereye, ari kugenda yambaye nyine ijipo nakubwiye ko ari ndende. Yari mwiza cyane, umukobwa w'imibiri yombi rwose ukiri muto cyane. Rero yari ari kugenda ari kwambuka umuhanda, haturuka imodoka ageze hagati nyine ari kugenda ari kureba muri telefone. Haje imodoka itungutse mu wundi muhanda igomba kugwa mwaho mu wundi muhanda nyine aho yari ari kwambuka, ihita imukubitira mugonga neza. Umukobwa telefone igwa nk'iriya iranameneka, umukobwa nawe agwa nk'iriya. Nta modoka nyinshi zabaga zica muri uwo muhanda uretse iyo modoka yari ije iri kwihuta cyane. Umuntu wari urimo rero bitewe n'uko ahantu iyo mpanuka yari ibereye nta muntu wari uhari uri gutambuka, hari abantu bake cyane nabo bari kure bari kubaka inzu yari hirya. Noneho abantu bari kubaka inzu bahise baje kureba nyine ikibaye kuko umukobwa nyine imodoka yaramusenuye kabisa,
iramukomeretsa ikubita nk'ari yamira nk'upfuye cyangwa se nk'ushizemo umwuka. Noneho rero abantu bari kure bahise baza biruka, bari abasore babiri. Noneho n'umuntu wari umugonze hahise hava mu modoka umusore nawe ukiri muto bigaragara, ariko nyine bigaragara ko afite stress nyinshi. Yari umusore wambaye ishati y'umweru, yambaye n'ipantaro y'umukara, yambaye n'inkweto nyine ziyubashye, ariko nyine ubona ko nawe ibintu bimucanze, abuze ikintu akora. Yambaye na rinete, asohoka mu modoka, rinete ahita zikuramo. Ubwo yihuta cyane, ba bantu nabo bari bageze aho ngaho, ba basore babiri baborosha umukobwa. Urumva ijipo yari yazamutse, kuko yari yambaye ijipo itaratse, zino jipo ndende ziba ari nini ukuntu. Rero yari yataratse yamuvuyeho, urumva ubwambure bwe bwari hafi kugaragara. Rero barayimanura bari gusakuza cyane, ugonze umuntu tukureba, ugonze umuntu kuki nta kintu ukora. Babwira wa musore, umusore yabaye nk'uwataye umutwe, arasohoka gake gake ari kureba ibintu bibaye, mubwira ati ugonze umuntu kuki nta kintu ukora. Umusore ubwo ati none se nkora iki mwabagabo mwe ko nanjye mubona ntari bizi. Nyine uramugonze ugomba kumujyana kwa muganga. Abakire mwaribonye mugonga abantu mugahita mugenda, ntimunabavuze mugahita mugenda, plaque yawe umenye ko twayifasha. Ubwo rero niba udashaka kumujyana kwa muganga tubwire tumwijyanire tumuteruye, ariko wakaba ujyana umuntu kwa muganga ukareka gukomeza kureba nk'aho utazi ibyo wakoze. Wagonze umukobwa ukiri muto, ntabwo ari guhumeka, harubanza yanapfuye amerewe nabi. Gati mumfashe basi mumushyire mu modoka mujyane. Ubwo baba bafashe nyine barateruye, nawe arajya arabafashije, baramuteruye bamushyira mu modoka. Maze arababwira ati nise hari uwifuza ko twajyana? Ati twebwe turi mu kazi hariya, we mujyana umwiteho. Mana we, noneho ndazibanzwe nzerekeza hehe kuko timujyane kwa muganga nta kindi. Hita ayatse imodoka arirukanka cyane ashakisha ahantu ajya kwa muganga. Ahamagara umutipe w'inshuti ye wari umudokiteri, amubaza ati umva Frank, ngize ikibazo ubu ngubu tuvugana ngo nzi umwana w'umukobwa, ntabwo nzi ngo ndamujyana hehe, nihe wizeye ubutabazi bw'ibanze mu kigo cya privé kitari ikigo kiri bundangarane ku buryo mpita mujyana. Mbabarira rwose kandi nushaka uze tuhahurire kuko ndumva ntameze neza, nubwo ntwaye ntabwo meze neza, nanjye ubwanjye bashobora kungonga cyangwa akora andi mabara. Ahita amubwira toke, amurangira ivuriro nyine amujyana burya privé ariko rihenze cyane kandi byari hafi naho ngaho mu mujyi wari hafi. Ubwo nyamusore yaragiye ahinjira mu gipangu cy'ivuriro, ndasakuza cyane ati ngonze umuntu mumfashe rwose kubera yuko birakomeye cyane. Umuntu barahise bamuhaza abaganga nyine, ryari ivuriro nyine ryiyubashye rivurirwamo abantu biyubashye cyane b'abakire, kubera ko batanga serivisi nyine zose za burundu nyine, cyangwa se serivisi zidakenera undi muntu kuba yaza nyine agafashwa. Bo babaga bifitiye abarwaza, bafite buri kimwe cyose n'ibikoresho by'ibanze byose bishoboka. Umusore baramubwiye ati hano rero ko mbere yuko tuhinjira harahenze, dufite uburyo dukoramo ibintu byacu ariko tubikora mu buryo bwa serivisi. Ibyo nta kibazo cy'amafaranga mfite, nshaka ko mumvurira uyu mukobwa rwose, mumbabarire mumuvure akire. Aramujyana nyine, bahise bamujyana bamwuzuriza amafishi, bahita bamwinjiza neza. Umusore nyine bahita bamusubiza inyuma, amubwira ati ibisigaye ni iby'abaganga, tugiye kureba ukuntu twakemura ikibazo kuko turabona arembye cyane. Uwo musore yasubiye hanze yegama ku modoka ye yari hanze. Umva habaga hari n'izindi modoka zaparitse nyine, abantu benshi baje kwivuza. Umusore nyine ategereza yuko baza kumubwira uko nyine umukobwa amerewe. Gusa ntabwo byari byoroshye kubera ko ntabwo bari buhite bamuhamagara ngo bamubwire ngo umukobwa ameze atya cyangwa bimeze bitya, ko byagombaga gufata undi mwanya kugira ngo ategereze arebe ko umukobwa nyine yaza kumererwa neza. Ubwo ngubwo wa musore yaraje, Frank nibwo yari akihagera, hari hashize iminota hafi 30. Umusore nyine yegamye ku modoka, no kwinjira mu modoka byanze, yegamye, ishati yayikuye mu pantaro, urumva yari atebeje, yambaye ishati y'umweru niko nakubwiye, karuvati yayikuruye, mbese ari umusore ubona ko ahangayitse cyane. Ubwo wa musore witwa Frank yahise ahagera ngo ati honest bite? Ati ntabwo Frank, ntabwo nakoze amabara. Ati mbese byagenze bite? Nyine narindi kwihuta cyane, ubundi uriya muhanda nsanzwe nkunyuramo kandi nta bantu bawubamo, nta bantu bakunda kuhagenda, ahubwo nyine nabonye akana k'agakobwa gatambuka. Sinakana, mbonye ari umukobwa ahubwo mukiri mutoya,
ubwo mba ndamugonze, narindi gutekereza ibintu byo ku kibuga, nandi gutekereza akazi, nandi gutekereza ukuntu bampamagaye ndi kubahakana, ndi kubabwira ko ndi mu gihe cyanjye cy'ikiruhuko ko ntagomba kujyayo. Ati rwose ubu ngubu nanjye byancanze, ntabwo nzi iwabo, telefone yamenaguritse, ubu ntabwo nzi ukuntu turi bubigenze Frank, mbabarira iki kibazo kijyemo nkaho nawe kirimo kubera ko birangoye cyane nanjye kwiyakira, ndumva nameze neza. Frank aramubwira ati none se wewe bagusuzumye? Bansuzumye iki? None se tuyobeye ko wowe nawe wakoze impanuka nawe ufite ikibazo? Tuya njye nta kintu nabaye, n'imodoka yamukubise njye nta ngaruka zindi zangizeho uretse nyine ihungabana mfite, ariko ubundi ntabwo mbizi. Urumva yavuye amaraso gutya ku kuboko yakobaguritse, ntabwo ku bibero hose, mbese ndumva ntameze neza nanjye. Cyakora amahirwe nagize nuko ntakubise ku mutwe, ntacyo yabaye, ako ameze nk'uwahwereye. Frank yaramubwiye tumva Theo, tuza, ikintu cya mbere ngiye kugusaba ni ugutuza. Amuhereza amazi, yari ari kunywaho nyine, mfata kwa amazi ubanza unywe, nanjye rega buriya umpamagaye neza nari nje no kukureba iwawe, ariko mpise mbihindura mpita nkatira ahangaha kwa muganga. Tuzi ko neza nk'uyu mutima tunese ari bamujyanye mo imbere, ntabwo banyemereye kwinjiramo. Tari ku ivuriro nyine umenye ko rihenze, gusa bita ku muntu wawe kugeza rwose abaye mucya, abaye rwose mutaraga. Ntugire ikibazo kuba twageza aha, ndabizi Mary yaraharwariye, brother yaraharwariye, na Ange yaraharwariye rwose, girlfriend wanjye nta kibazo rwose ari bugire. None se wabashije kubona ibyangombwa bye? Nta kintu nabonye, ntabwo nzi ngo yitwa nde, ntabwo nzi ngo wabo ni he, ntabwo nzi ngo yavaga yajyaga he, ntabwo nzi igihe namugongeye, ntabwo uretse abahungu ubundi baje bakamumfasha, n'ubu mba nkicaye ntarafata na telefone ngo nguhamagare. Ubwo yarangwe toke ngwino nyine twicare hariya, ureke kuguma hano ku imbeho, urabona reka butangiye kwira, ntabwo waguma hanze hari imbeho, vayo twicare hariya dutegereze wenda icyo bari butubwire. Baragiye nyine bicara nyine ahitegeye icyumba bari bajyanyemo umukobwa, bategereje ko hari umuganga waza gusohoka akabwira nyine Theoneste ukuntu ibintu bifashe cyangwa se ukuntu bihagaze. Gusa nta muganga wari bwasohoke byibura ngo abe yamubwira nyine uko nyamukobwa ameze. Ubwo nyine Frank yabonye hashize iminota hafi 40 nta muganga urasohoka, arambwira ati rero ndabona ibintu bikomeye, njyewe ngiye ku muhanda ngira utuntu ngura ku buryo nubwo yaza kuzanzamuka cyangwa se byaza kumera neza, hano barabatunga, batekera abantu bakabagabura, ariko dukeneye utuntu twacu tugomba kumuha nk'amazi. Nshaka ko byibura nazanzamuka aza gusanga hari abantu bamutegereje atameze nk'intabwa. Toke genda nta kibazo, dukeneye angahe? Toya byihorere, ndayibyigurira nta kibazo, ndaje nawe ntabwo meze neza, so rero ndaje nawe nkwiteho, nawe ntabwo urarya ubu ndakuzi, ntabwo wigeze urya kuva ryari, rero ndaje bugumyaho ndaje. Isa urakoze gusa Frank, ndagushimiye rwose ku kuntu ubu unyitayeho. Oya nta kibazo Theo, nese ibintu byose ko nanjye byambaho, kandi n'igihe nanjye ngize ibyago kuhita uboneka, tunugire ikibazo rwose. Sawa genda. Ubwo Frank yaragiye nyine agiye kugura utuntu nyine tw'utugurusa dushobora kubafasha nyine, naho Theoneste nawe asigara ku ntebe yifashe mapfubyi, yibaza uko telefone iri gusona hinda nyine vibreri, ko yari muri vibreri ako ntayitabe. Telefone irongera akuyemo abona ntabwo ari Frank we shaka, abonye ari undi muntu ahita yishyira noneho silence cyangwa se siransiye, kugira ngo hataza kugira umuntu umutesha umutwe, ahubwo yambura inkweto. Yari yambaye amasogisi y'umweru n'inkweto nyine zisize z'umukara nziza ziyubashye, yambura inkweto ayicara aho ngaho, amaguru ayashyira ku nkweto yari yambuye. Ubwo ategereza aho nyine kuri za ntebe, n'ubundi ategereza ko hari ikintu kiri buze kuba, cyangwa se akagira umuntu usohoka akamubwira uko ibintu bimeze, ariko ntawe asohotse. Nyine yakomeje gutegereza kugeza Frank agarutse. Frank yaraje rero, Frank kiri kumubwira tumva kubona noneho hanze hari imvura igiye kugwa byatanje, kiri kumubwira ukuntu imvura igiye kugwa, hahise hasohoka umuganga ati barafunguye. Muganga, harimo umuganga nyine, umuganga witwa Solange. Muganga rero yasohotsemo, ariko Theoneste na Frank bahita bamusamira ibiconge. Muga bimeze bite? Muganga arasunguza umutwe abwira ati nimuhumure,
kuba mwaje hano ibintu biraza gukemuka, gusa ntabwo nabizeza ko bimeze neza, ariko umurwayi arahumeka. Ubu tumushyizemo serumu, tumushyizemo n'ibimufasha guhumeka ku buryo butamugoye. Ibintu byinshi twabitunganyije, twamukoreye ibizamini. Ubu namara gutora akabaraga turamucisha mu cyuma turebe neza nyine ikibazo ahantu kiri, ariko ubu ndumva mwagenda mukamureba mukareba uko ameze, ariko nta bintu byo kuhatinda kubera ko akeneye kuruhuka, ntabwo nyine ubuzima bwe bumeze neza. Ni ukumurebaho ubundi mugasohoka, ahasigaye tugasigara twita ku bintu byose, mugadusigira nimero zanyu maze tugasigara twita ku murwayi wacu nyine, kandi tukagumana ku murongo. Ntabwo mwemerewe gukuraho telefone rwose, kuko tuba tuvugana munota ku wundi tukubwira ukuntu umurwayi ameze, ibintu byose uko byifashe. Ariko nyine mbere yo kugenda murabanza mugende murebe ukuntu ameze, maze turaba turi kumwe, maze mutahire nta kibazo rwose, turamwitaho n'ibintu tureba. Ubwo Theoneste na Frank barinjiye barareba bati Theo, turabona umwana wakunze ukuntu ari n'umwana mwiza. Noneho baratwica, n'umwana mwiza gutya uko wamugonze ureba he? Ariko nawe wimvugira, twese hari umuntu wemerewe kugongwa yaba mwiza cyangwa utari mwiza? Abantu bose mbabarira pe, ibintu nakoze nanjye ni ubwa mbere ngonze umuntu, ni ubwa mbere ugonze umuntu, noneho ugasanga ari n'umuntu ukiri muto gutya, ndabona akiri umukobwa ukiri muto. Semana turabigenza dute? Noneho muganga baraje arabwira ati okay, ndumva rero mwamubonye, rero icyiza nuko nyine mwakitahira, noneho ibyacu ugasigara tubikurikirana, nta kibazo rwose kirenze ari bubigire, kandi ndakomeza kubamenyesha. Njyewe ubwanjye nandikiwe kumukurikirana kugeza akize. Amazina yanjye nitwa Solange, nitwa Dr Solange, iyo ni business card yanjye. Ubwo muraza kuyikoresha nyine, nta kintu cyose nshobora kubahisha, kandi turaguma ducommunicatingana kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Ubwo barakomeje baragenda nyine baritahira. Ubwo umukobwa ararwara nyine, arwarira mu bitaro biri prive bihenze, ariko nyine Theoneste akaza kumusura buri gihe, akaba arahari, akaza. Umukobwa yari ataravuga, hashira iminsi 3 umukobwa nta kintu aravuga. Ubwo Theoneste yarazaga akazana ibintu bitandukanye, ariko umukobwa atarya, n'ubundi bakamubwira bati tumwitaho mu buryo bwacu, ntabwo ari ngombwa ngo ugemure, kuko n'ubundi ibyo ugemuye ntabwo abikoresha, tubyihera abakozi bahangaha bakora amasuku. Rero icyiza wategereza ukazatangira kugemura ari uko tubikumenyesheje, kubera ko twebwe abarwayi bacu tubitaho ku buryo buhagije, n'ibyo tubahaye bafite intungamubiri bitewe n'uburwayi bafite. Rero gusa ujye ukomeza ubizana, ariko ntabwo aba ari ngombwa cyane. Ubwo ahita amubwira ati kuri Solange, ntabwo nari nzi yuko rwose mushobora kumfasha ibi bintu, kandi ntabwo nifuza ko hari umuntu wazamenya iby'iyi nkuru. Ndifuza ko uyu mwana w'umukobwa avurirwa ahangaha akarinda akira, nta muntu rwose umenye, kugeza nivuganiye nawe ari njye muntu wa mbere bavuganye. Na telefone narayiguze, nabonye narebye marike narayiguze nshyashya. So nizere ko rero nta wundi muntu rwose. None se hari undi muntu se waba muzi? Nta muntu wundi rwose uraza ahangaha kumureba uretse wowe n'uriya muvandimwe wawe, niba ari umuvandimwe wanjye Frank. Uriya Frank nawe nimwe muza ahangaha rwose. Frank akunda kuhaza nimugoroba, nawe mbona ukunda kuhaza mu gitondo na saa sita, ariko Frank we nimugoroba bahari. Ndabizi atagomba kuza, nyine aramfasha kugira ngo turebe ko iki kibazo twakiranjamo. Buriya ni inshuti yanjye. Okay, Denise, ubundi Theo wowe ukora iki? Njyewe ndi umupilote, ndi umupilote w'indege, ntwara indege, ariko ubu ngubu ndi mu kiruhuko hano mu gihugu. Ubundi njye ntwara indege, ariko abantu ntwara ni abantu bakomeye cyane b'abanyepolitike igihugu ku nzego nkuru. Ubundi ntabwo nemerewe no kuvuga akazi kanjye, nuko mba mbizi ko dogiteri ari umuntu wika amabanga, kandi wowe nta n'ikintu naguhisha, bitewe nuko n'ubuzima nanjye mbayemo. Kuba nabikubwira bizamfasha kwita kuri uyu mukobwa cyane, kubera ko nyine ni ibintu nyine bingoye. Ubu bari kumpamagara ku kazi, narabyanze, ariko nyine umusimbura wanjye wagombaga kunsimbura ngo ari kugira ikibazo cy'uburwayi, ariko yambwiye ko budakabije, ko ari uko bamupimye nyine bagasanga ntameze neza, ariko we ko ubuzima bwe bumeze neza nta kibazo. Twebwe ahantu dukora
abantu ntwara ni abantu bakomeye, ntabwo rero baba bizera ko umeze neza, bo bazana ibyuma byabo bakagupima uca mu byuma byabo kugira bizere ubuziranenge bw'umubiri ufite. Rero umuhungu witwa Antoine wansigariyeho nyine cyangwa dusimburana gutwara kuko ni ambasaderi ntwara, ubwo rero byansigariyeho. Rero ntabwo ngo ubuzima bwe bumeze neza mu byuma byabo, ariko wambwira ko ameze neza. Rero baba bari kumpamagara, urumva nagombaga kumara amezi 2 hafi 4 hano, ariko bari gushaka kumbwira yuko ngomba kumara amezi 3 yonyine, ukwezi kwa 4 bakakumpuraho. Ubwo rero ndi kurwana ngo ukwezi nako bakume, dore nari no kubyemera, ariko urabona ibibazo nahuriye nabyo ahangaha rwose. Umbabarira umfashe uyu mwana w'umukobwa ntazatinde maha, byibura igihe nzamara ahangaha azabe yarakize, yaranoroheye, ibintu bimeze neza. Dogiteri yamubwira ati ndumva uri n'umuntu ukomeye, none se ubu niki cyatumye ugira stress zishobora gutuma ugonga umwana w'umukobwa ukiri muto kuriye? Tereka nuko nyine bari kumpamagara, ndi kuvugira kuri telefone, ndi gushwana n'umutipe wari kumbwira ngo najyayo, turi gushwana cyane, ndi kumubwira nti kuko nyine niwe wandika ibintu by'impushya, ni manager nyine w'ibijyanye n'ubungendo zacu, ndi kumubwira nti ntabwo ari ngombwa, ntabwo ari fair kuba bamfata bakanjyana nkajya gukora, kandi nari ntangiye ikiruhuko, nimaze hafi umwaka n'igice nkora ntaruhuka, none amezi 4 bampaye barashaka kuyagabanya. Rero nicyo kintu turi gushwana. Mu gushwana rero ndi kuri telefone ngiye kumukupa, nibwo mbumva imodoka iri kwihuta, nibwo nahise kugamahirwe make ngo ngura mukobwa, ariko ntabwo nari mbisobanuye rwose, ntabwo nari nkomeje, ni ibintu byangwiririye, ni ibintu byambayeho rwose ntabishaka. Toke tuhumurerega, ntugire ikibazo, kugonga ni ibintu bibaho, urabona twakira abantu benshi, kandi uyu mukobwa araza kumera neza, umukobwa azamera neza, ndabikwijeje rwose, ntugire ikibazo. Turakoze cyane rwose muga, ntabwo ngera mu rugo nagira ngo nsinzire nkumva ishusho yinjemo, n'ukuntu ari mwiza. Muganga aramubwira, ubundi abantu bakunda kutuzanira n'abantu rwose ubona bafite ikintu gishobora kubarangaza, ariko uriya mwana w'umukobwa ni mwiza, aracyari muto, ntabwo rwose dufite kumubura, ni mwiza rwose, kandi ikigaragara nuko akiri mutoya. Ubwo rero abantu tuba dushaka kwitaho noneho ku rwego rwo hejuru cyane, n'abantu bakiri bato, abantu bakiri bato bafite ejo hazaza n'ibintu byinshi bashobora gukorera igihugu. Rwose kubona umuntu nk'umusore nkawe bakugonga ugapfa ni ibintu biba bibabaje cyane. Wenda nk'umusaza uri mu myaka 90 wavuga uti nubwo ataba agisohoka mu nzu, ariko wavuga ngo wenda ibyo yagomba gukorera igihugu yarabikoze, ariko uyu mwana cyari muto, ushobora kuba kigana segonderi cyangwa wenda ari gutangira ari muri kaminuza, nta wamenya. Nanjye niko nabibonye muga, gusa mbabarira umwiteho rwose, bishoboka tubaye ibishoboka byose ndabikora, tungira ikibazo nubwo naba ndahari, tuya ibyo kudahari hoya niwe nshaka uzamfasha. Toke ntawugira ikibazo rwose. Ubwo ubuzima burakomeza nyine, Dr Solange akomeza kwita ku mwana nyine, akamwitaho, umwana w'umukobwa. Hashize icyumweru n'igice umwana yarazanzamutse, aravuga bite hani ndihe, bite tumeze neza, yego none se urinde wowe, mfavoretse akiranywa ku mazi, bamuha amazi. Ubwo ni Solange na Frank bari aho, hari nimugoroba. None se abara aregutse arabyuti, no tubaretse kweguka, komeza uryame. None se ahandi ni hehe, bimeze bite? Humura, njye nitwa Dr Solange, nanjye nitwa Frank. Nyine wakoze impanuka, byabaye ngombwa ko uza hano, bakakuzana hano kubera ko nyine wari umeze nabi. Tubahangaha rwose hamaze iminsi rwose igiye kuba 10, ariko ntugire ikibazo, turi kukwitaho. Uyu ni umunsi wa 11 umaze ahangaha, turi kukwitaho, ibintu byose bimeze neza, nta kibazo rwose ufite, mu buzima bwawe bumeze neza, buri maboko mazima. None se telefone yanjye iri hehe? Humura, buretse kwibaza, buretse gupanika, ubanza umere neza cyane. Twe turi kukubwira ko hano uri ni kwa muganga. Nyine ndabyumva, none se nabaye iki? Nyine wakoze impanuka, nakubwiye ko wakoze impanuka, we tuza, ndahari, ngomba kukwitaho. Uyu yitwa Frank yabikubwiye, nawe ugomba kukwitaho.
tumubwire ko na Theoneste ari buze. Hari n'undi musore buze mu gitondo witwa Theoneste nawe uri kukwitaho, ibindi uzaba ubimenya, abanza uryame uruhuke usinzire. None nyine guhamagara mama, oya ntabwo wamuhamagara ubu, ntabwo umeze neza, mama wawe ameze neza, tubanza uruhuke usinzireho gatoya, ejo mu gitondo ibintu byose bizagenda neza, telefone uzayibona uhamagare. Oya ndahamagara mama, ubuse kuko mama azikoma. Nese mama yarakize se? Nyine aho uri ni kwa muganga, niko nakubwiye mukobwa mwiza, ntabwo mama wawe turavugana, ariko ndabyizeye ko ejo muzavugana. Ikintu ufite gukora cyonyine no kugira ngo imbaraga n'amaraso bitagushiramo nuko waryama ugasinzira, kuba ukangutse ni byiza, ejo mu gitondo ibintu byose bizagenda neza. Ngaho uryama, sibyo? Ryama usinzire, tangira kurira ati mwana we sibuse koko, none se yasinzira nta kibazo. Tenese Frank busohotse gato, Frank ubwo barasohotse mu cyumba nyine, hasigaramo Solange n'umurwayi nyine. Ubwo Solange yaramwegereye yicara amwaza, none se muko uri umukobwa mwiza utakabaye nyine uzamura ijwi cyane mu gihe ndi kugusaba kugabanya ijwi kandi ugatuza, kubera ko nibyo bintu biri buze kugufasha gukomeza kugira ubuzima. Ahangaha uhamaze rwose iminsi 10 n'uyu wa 11 turi bwinjiremo mu kanya saa 6. Ubwo rero ibintu ndi kukubwira ni ibintu bishobora kugufasha kumererwa neza, nta kindi kintu dukoze. Rero ikintu ufite kumfasha nawe ni ugutuza ugasubiza ibibazo byose nkubaza, kandi nyine bizagufasha no kumererwa neza no ku munsi w'ejo ubwo uzaba waje gusurwa n'undi muntu nakubwiye utari uriya musore n'undi, bizagufasha rwose nawe kandi bimufasha. None se muga ubundi aha nahageze n'imbere yuko nawe umbaza ibyo bibazo, nakubwiye ko ahangaha ivuriro ryacu ni ivuriro rizwi cyane ryigenga, ako twita ku barwayi mu buryo nyine bwa kinyamwuga kandi bubanogeye, ku buryo rwose ubu ngubu kuva wagezwa ahangaha tukwitaho rwose nkatwe nk'ikigo cy'ivuriro, nta wundi muntu kwitaho, tumenya ubuzima bwawe, twagiye tubumenya n'ubu kandi turakomeza kubumenya, nubwo rwose uri kugenda umera neza ntabwo bikigoye cyane nk'uko wari umeze mu minsi ishize. Nzaguha video ikugaragaza ukuntu wari umeze rwose, byose ni uburenganzira bwawe kubyasesinga no kubigeraho, ariko nyine nyemerera unsubize, ubundi amazina yawe witwa nde? Jewe yego wowe nyine wowe witwa nde? Njye nitwa Gayera, niyo mazina yanjye, ahubwo ubu ngubu ndi kwibaza ukuntu mama ameze, ntabwo rwose ubu simeze neza, sindi kumva ndi kuvuga neza. Oya hari ibikomere n'imbere muri wowe bitaramerera neza, uracyafite nk'ibikomere, naho urabona ko ugifite ibipfuko, ntabwo nyine umeze neza, uretse imbaraga no kuzanzamuka, ariko ubundi ibindi ntabwo umeze neza. Toke nitwa Gayera, nyine tuse ku ishuri bimeze bite? Nese uri umunyeshuri? Ya nyine nari maze icyumweru ndi kwiga ku ishuri, ikintu nibuka ko nari ngiye ku ishuri gusa gukora etide nimugoroba, nta kindi kintu nibuka rwose. Rero icyo gihe ntabwo ari ejo wari ugiye gukora etide nimugoroba, ntabwo ari ejo rwose nk'uko bivuga. Hashize iminsi 10, umaze hano iminsi 10 n'umunsi wa 11 turi bujyemo mu kanya saa 6. Rero ibyo ku ishuri rwose amenya ko ugiye kumara ibyumweru 2 utitabira ishuri. No way, no. Ubuse assignment n'ibiki, ariko ibyo bireke ubanze wite ku buzima bwawe. Ejo umusore wakutumye ugwa mu ejo hazaza umusore niwe watumye wakoze impanuka nyine birangira ubaye victime, impanuka nyine ari wowe ikoreweho. Azaza ejo, gusa n'umusore wakwitayeho we na mugenzi uriya witwa Frank, bakwitayeho kuva ku manywa na nijoro, ntabwo nabo barisinzira. Ubu mu kanya bamaga nuko telefone mba nayisize muri office nje kukwitaho, ariko abampamagara buri kanya ambaza uko ameze, muha amafoto ya buri kanya. Ubu buri saha mba ngomba kuza kugufotora nkamwohereza ifoto mu gihe aryamye, mu gihe agize ate, kuko aza kugusura mu gitondo na nimugoroba. Ubwo rero menya ko ufite umuntu kwitaho. Icyo twari tutaramenya ni amazina yawe, tutaramenya aho ukomoka, tutaramenya uwo uriwe, tutaramenya ikintu na kimwe, n'ibyangombwa byawe ntabyo ufite. Nyine nari mbisize mu rugo, tuse mu rugo, man
nese we ufite umuntu mubana? Ya mfite inshuti ariko ntabwo yari ahari mu rugo kubera ko nyine we ntabwo twiga ku ishuri rimwe, we ndetse ari hafi no kujya hanze, ntabwo twiga mu ishuri rimwe, we yatsindiye kujya hanze kwiga hanze y'igihugu, njyewe nyine yari ari mu rugo ari kumfasha gutegura uburyo bwo kubaho nyine ko ngiye gutangira kwigira inaha iwacu. Twe ni mu cyaro kure rwose, kure cyane, mu cyaro cya kure mu ntara. Ni n'ubwa mbere nari ngeze inaha mu mujyi, njye nize mu ntara nyine, niho nakuriye, niho nigiye, nize ntaha. Tubu nibwo twari tuje gutangira ubuzima bw'inaha mu mujyi, n'ishuri nyine nigaho bari baranyoherejeho kubera ko njye buruse nabonye ninyohereza mu kigo nyine cya hano mu gihugu ariko inaha mu mujyi. Toke humura, ibintu byose biraza kugenda neza, wowe banza usinzire, ubwo iby'ibanze ndabimenye, ntabwo nshaka kubaza ibibazo byinshi, banza usinzire ntagire ikibazo umbaza, sibyo Gaella? Toke nta kibazo, ejo mu gitondo nzaza tukwiteho, n'uwo musore azaba yaje nawe nzamukwereka, kandi n'umwana mwiza rwose, Theoneste n'umwana mwiza ukwitaho, uguhangayikira ku rwego wagira ngo ni musaza wawe. Nta kibazo, nawe ndumva nta bindi bibazo, niba maze iminsi irenga 10 aha, ndumva nta bindi bibazo mfite byo kukubaza, ahubwo ndumiwe. Humura nta kibazo uri bugire, turakomeza kubyitaho. Sawa muga, harya wambwiye ko nitwa Dr Solange, uriya musore wari uraha yitwa Frank, ni inshuti ya Theoneste, umusore wakuzanye ahangaha amaze gukora nyine impanuka wabereyemo victime. Sawa, ubwo Dr nyine arafunga akisohokera nyine akagenda. Ubwo Dr ahita ahamagara, asohotse nyine asanga Theoneste bamaze kumubwira yuko umwana nyine yabyutse, cyangwa se umwana w'umukobwa yazanzamutse. Ubwo Frank aba yabimubwiye, ubwo Dr akamubwira ati ko nakubujije kubibwira Theoneste, kuki wabimubwiye koko? Ibi ko aribwo yari akiva ahangaha, usa aracyasinziriye? Toya namubwiye ko mpari, anamubwira ko agomba kwitonda, ko ndi buharare, ko atagomba kuza, nabundi yari amaze kwatsa imodoka agiye kuza, ni njye wahabaye, tuzi ko atari gusinzira. Ninjye mpabaye nyine, nirengeye amakosa yanjye, ndabimubwira nyine, mubwira ko rinjye ndi burara ahangaha, ariko nuko aba yabipanitse. Rega nese kuba umwana akangutse biradufasha, n'ibintu byiza cyane. Toke we taha rero, nawe akanyuma zakarahagije, taha dore saa 6 z'ijoro zirageze, ubuse ntabwo wataha koko? Harya uramwita? Ibintu ndabyitaho, hano haba ari n'abandi bantu rega bamfasha ibintu byose, nta kibazo rwose Gaella ashobora kugira. Ngo ninde? Yambwiye ko yitwa Gaella. Afite n'izina ryiza, ariko umwana ariko ni mwiza. Tumva utangiye bimwe byanyu by'abasore, ni mwiza nyine. Kuba ari mwiza se bimukuyeho yuko yahohotewe? Ariko nta kumuhohotera, Theoneste yakubwiye ibibazo byose. Nyine nta kibazo, natevyaga nanjye. Teorega buriya nawe mumwiteho, nuko umwitaho ko nawe si muzima buriya. Nuko namupimye ngasanga nta bibazo bikomeye afite, ariko ujye umuganiriza, mbona afite stress nyinshi cyane, ntabwo ashaka ko rwose ava mu kiruhuko cye, kandi mbona babishaka cyane. Ubwo rero ukomeze umufashe, umwiteho, ntabwo rwose ibi ngibi byaza kumugerera neza. Toya ndamwitaho, uriya ndamwiziye, buriya tumaranye igihe, twariganye, twakoranye ibintu byinshi, buriya rwose ni umuntu wanjye cyane, rero ngomba kumwitaho. Ni nabyo bintu mba nitayeho cyane. Ubu buriya nanjye akazi nabaye ngabanyije, kuko abaho busy cyane, nabaye ngabanyije ibintu byinshi, ariko nyine kugira ngo uriya mwana w'umukobwa rwose tumwiteho. Ikindi kandi ntabwo pilot, ntabwo ashaka ko hari undi muntu ubimenya, ashaka ko amwitaho kuva avuye hano mu bitaro kugeza rwose ubuzima bwe busubiye uko bwari bumeze, nta wundi muntu ubimenya. Uzi ko buriya na mama we atabizi? Nta muntu rwose uzi ko Theoneste yakoze impanuka. Nawe imodoka barayise ayijyana mu igaraje, ibintu byose niwe ubizi, niwe ubyitaho, niwe, nta n'umuntu ashaka ko abimenye, kubera ko papa we Arnold yamwica amenye ko yakoresheje impanuka. Papa we ni umusirikare ukomeye, kandi mama we nawe ni minisitiri. Ubwo rero biragoye ko rwose babimenye, ibintu byose niwe ubyitaho, dore ko nawe ni umusore wifite. Rero ibintu byose ubona ko ari we ubyitaho rwose. Ikintu kinamurangije inshinga ntabwo ari ukuba atajya gutwara ambasaderi, ahubwo nuko ashaka ko uriya mwana w'umukobwa aba mu buzima arimo, akaba ameze neza. Umukobwa rero yagarutse, ubwo ngubwo nizere ko natwe banki yacu igiye
kubyimba konti yacu, tirabyimba se gusa, ibintu byose bimeze neza. Rero reka ntahe tubwije mu gitondo Theoneste n'ubundi tuzazana, nanjye kuryama nduhuke, nzajya mu kazi ari uko mvuye hano nsize ibintu bimeze neza, nta kibazo. Ubwo makuru yose nahejo. Ubwo Frank yaratashye, hasigara nyine Dr Solange ariwe wita nyine kuri ku murwayi nyine Gaella. Ubwo amasaha aricumye buracya mu gitondo, ubwo iya mbere Theoneste yayifatiye kwa muganga ku bitaro. Yaje yakubukagurika asanga Frank ntabwo arahagera. Frank nawe ubwo yarahise ahagera, ahita ashakisha ahamagara Solange, Dr uri hehe kundi hano harafunze nta muntu uhari, mbabarira uze ufungure rwose. Dr araza, ese ko mbona wataye umutwe kandi ibintu bimeze neza Theo? Mbabarira nshaka kuvugana n'uriya mukobwa nkamusaba imbabazi, nshaka kumusaba imbabazi, nta kindi kintu nshaka. Terega yarakubabariye, namusobanuriye ibintu byose uko byagenze, yarakubabariye n'umwana mwiza cyane yitwa Gaella. Ni mwiza yego, ariko ntabwo rwose aranyihera imbabazi ngo numve umutima wanjye ubohotse. Okay, nta kibazo, banza utuze muri wowe wumve ko nta kosa wishinja, noneho twinjire. Uri umuntu w'umugabo nyine nk'uko usanzwe, sibyo? Tisaho nta kibazo, ndagerageza. Barinjira, ubwo Theoneste ahita apfukama ati mbabarira n'ukuri kose, mbabarira Gaella, mbabarira, ntabwo rwose nabigambiriye, ni stress nari mfite, ntabwo ngiye nagambirira kuza ukamara hafi ibyumweru 2 ahangaha uryamye ahangaha, ndabizi ko ufite ejo hazaza, uri umukobwa mwiza. Avuga amagambo menshi asaba imbabazi. Gaella avuga tereka nta kibazo, yego nta kibazo ufite. Nyine Dr yaransobanuriye, yambwiye ko ndi kumera neza, kandi yambwiye n'uburyo impanuka yabayemo, numva nawe ntabwo ari wowe. Nta kibazo rero, kandi mwarakoze, kuko n'ubundi ntabwo nari nzi ko hari umuntu wanyitaho ngo amvuze. Mwarakoze, ahubwo nta mpamvu yo kugira stress zingana zityo, ndi kumva meze neza, mwarakoze. Ngo tobwo urakoze, urambabariye. Se nta kibazo meze neza. Atawe turakoze. Ahita mukora mu biganza, ati none se urumva utari kubira icyuya, urumva mubiri ibintu bigenda neza, urumva nta kibazo? Nta kibazo. No mu rukerera nabyutse nijyana kuri toilette, ndakeka aribwo nari nongeye kwijyana kuko ntabwo nabaga ndi muzima. Atubu nyine nta mbaraga mfite, ariko ibintu ndumva nyine ubuzima bumeze neza, nta kibazo. Mwebwe se mumeze mute? Oya, ngiye ntabwo meze neza, ariko ndi kugenda myongera kumera neza. Ngiye nitwa Theoneste, nanjye nitwa Gaella. Ubwo Solange yarahagaze nyine, Dr ari kureba nyine uko ibintu bimeze, abitegereza yacecetse. Ubwo na Frank yinjiriyemo bari kuganira, Solange ahita amubwira ati ceceka, nawe ahagarara inyuma ye, afite nyine n'ibyo yarazanye. Baraganira, unyihanganire kuba ntaratumye hari abandi bantu baza hano kureba, ntabwo nari nzi umuryango wawe, sinzi aho uturuka, sinzi ibintu byose ukuntu bimeze. Rwose nagombaga kwita ku buzima bwawe uko nshoboye, kandi Imana yaramfashije, none urazanzamutse, Imana ishimwe rwose. Nyine nitwa Gaella nk'uko nabikubwiye, nta kabaraga wenda ndatora, ariko nanagushimira ko utantaye ku muhanda aho wangongeye. Nkeka yuko nabaye nyine victime yo kugongwa, ariko nta ruhare wabigizemo. Abantu benshi njya numva ngo ino mu mijyi ngo bagonga abantu ngo bakabasiga ku mihanda, ariko ndumva wowe warabaye imfura. None se mu rugo ni kure wowe kuvuga ngo ino mu mijyi? Nyine Dr se ntabwo yakubwiye? Ngewe iwacu ni kure, ni mu cyaro, mu ntara kure rwose. Mbese ubu ngubu mama nawe yararwaye, nasize arwaye, twari duherutse kuvugana kuri phone ejo bavugiye kuri phone se? Tubwo rega ari kuvuga nkaho ari ejo yakoze impanuka, ati ntabwo azi ko haciyemo iyi minsi. Ati nako nyine naheruka kumuvugisha icyo gihe, yaranyohereje ubutumwa, rero nibwo nari ndi gusoma, ntabwo nibuka neza ikintu yari yambwiye, ariko nzi ko yari arwaye. Nyine ndi kumubaza ubwoko bw'imiti ari gufata kugira ndebe abantu nsaba babe batugurira imiti, ariko Dr yambwiye ko nyine maze hafi ibyumweru 2, ngiye kumara ibyumweru 2 hano. Ubwo nibwo nyine numvaga ari ejo byabaye, ariko
nuko nyine none se uri umunyeshuri? Nyine ndi umunyeshuri, ubu nari maze icyumweru kimwe ntangiye kwiga mu wa mbere ku kaminuza, nari naratsinze njye n'inshuti yanjye, ariko inshuti yanjye yo igiye kujya hanze nyine kwigayo, ntabwo nyine njyewe nagiye byabaye ngombwa ko njya kwiga hanze, njyewe nyine niga mu gihugu, kandi nanjye bampaye nyine kaminuza nziza hano mu mujyi. Rero nari maze icyumweru kimwe nje gushaka ishuri neza, maze n'icyumweru niga, ubumva maze ibyumweru 2 inaha ngaha, nakubwo urumva bigiye kuba 3 hafi 4 nyine nibwo nari ngeze inaha mu mujyi. Tiyo tumbabarire n'ukuri kose Gaëlla, ntabwo nari ngamije kuba ibintu nabikora nanjye ni stress, bari kumpamagara mu kazi, ni ibintu birebire nzakubwira numare kumererwa neza, ibyo uzigumana ibyo, ibindi ndagerageza nkwiteho. None se doctor, ndakumva Theo, ubu yavugira kuri telefone? Theo nabaretse kuvugira kuri telefone ko mu mutwe we ntabwo biragenda neza cyane, hari imitsi itaramera neza, rero byibura akeneye nk'icyumweru kugira ngo abe amenyereza ubuzima bwe, atembera agenda nabwo gake. Telefone ashobora kuba yayivugiraho nyuma y'icyumweru, nta nubwo nshaka ko ajya mu bintu bya stress z'amataburo ya telefone, no, mube muretse abanza amererwe neza. Sawa nta kibazo. None se mama ndamenya amakuru ye? Ntabwo umwana mumpamagarira se mumubwire ko meze neza, ko ubu yambuze yahangayitse? Ndabyitaho, telefone yawe yagize ikibazo, yaramenetse, gusa hari indi telefone yawe nshyashya ihari, twagerageje kureba iyo wakunda marike twaguze, ndetse yisumbuyeho ariko ya marike ukunda, turakeka uzayishimira, njye na Frank twarayiguze. Rero ndaza gushyiramo simukadi yawe turebe uburyo twavugana na mama wawe. None se kuri nimero ya telefone handitseho urebe inimero yanditseho Mutima, biriho no kuri simukadi Mutima biriho rwose, urahita umubona bari nimero uhamagara umubwire nyine ibyambayeho. Ariko se ko ari buze guhita ahangayika ko arwaye umuvuduko w'amaraso, n'ubundi ko nawe yari ari mu bitaro, umubwire ko meze neza, mbese ntagire ikindi kintu kindi umubwira, cyangwa umwihorere nzabimwibwirira, kubera ko ashobora kumva ahamagawe n'umusore akagira ngo narashatse kandi nataye ishuri kandi atari byiza. Nzamwibwirira nimara kumera neza nta kibazo. Aho ni nabyo byiza, uzamwibwirira tumeze neza nta kibazo. Kandi murakoze, mwomeje kubashimira kunyitaho, kuza kundeba, ubundi ntabwo ibi mbikwiriye ariko murakoze. Urabikwiriye 100%, ahubwo ibyo ukwiriye ntabwo urabibona. Ubuzima bwarakomeje, ubwo nyine Gaëlla icyumweru kirashira, tangira koroherwa. Ubwo ngubwo Theoneste amuzanira telefone, avugana na mama we asanga yarahangayitse cyane, baravugana kuri telefone, aramubwira ukuntu ibintu byagenze, amubwira ukuntu nyine yakoze impanuka, amubwira ukuntu bamwitayeho, umusore watumye ayikora yamwitayeho, kubu ngubu ari koroherwa ari kwa muganga. Mbwira ati nanjye ndi kwa muganga, nyina amubwira ko n'abakiri kwa muganga bakiri kumwitaho. Urumva nyine nta wundi muntu wagombaga kuza kwita kuri Gaëlla, kuko nta wundi muntu yari afite. Amubaza amakuru ya murumuna we, yari afite murumuna we umwe witwa Aline, nawe yari ari ku ishuri, ntabwo yari bubone uko aza kureba Gaëlla. Ubuzima bwarakomeje rero, hashize ikindi cyumweru, urumva hari hashize ibyumweru bishyira rwose ku kwezi kurenga Gaëlla ari mu bitaro. Ubwo Gaëlla yaratashye ajya mu rugo, ataha nyine mu modoka ya Frank nyine abatwaye we na Theoneste. Gaëlla agiye kubereka ahantu aba. Ubwo barahageze basanga nyine yaba mu kazu nyine, icyumba kimwe, akamatera hariya, kwizine gato nyine, icyumba nyine cy'umwana w'umukobwa nyine w'umukene wari uje kwishakisha nyine atangira amasomo ye kuri buruse yo mu mutwe yari yaratsindiye, ariko ari umukene rwose bigaragara. Ubwo Theoneste yaramubwiye ati none se Gaëlla, hari icyo bitwaye uramutse uri kuba ahandi hantu hatari aha? Wenda nshaka yuko tuganira, nkakubwira ibintu byinshi, nanjye ukambwira ibintu byinshi. Niba nabwo ushaka kurara hano wiryamiye,
ntabwo nta kibazo, nazinduka nkaza kureba mu gitondo nkakubaza uko umeze niba ntacyo bitwaye. Toke nta kibazo, gusa numvaga nshaka nyine kuba ndi hano ahubwo nk'iminsi byibura nk'itatu cyangwa icyumweru, wenda ibyo bikazaba nyuma y'icyo gihe. Nshaka no kujya ku ishuri nkareba ukuntu ibintu bimeze. Oya ntugire ikibazo, navuganye no ku ishuri, ibyangombwa by'uko wari urwaye narabijyanye, ukimbwira aho wiga ibintu byose nahise mbikurikirana. Ubu bategereje ko uzaza n'amasayinimenti bakoze, ibintu byose, amanota byose narabikurikiranye, bimeze neza, ntugire ikibazo. Yego Mana ubuse nguhobere, nta kibazo wampobera. Yahise amuhobera, ahombera Theoneste, ati warakoze n'ukuri, ubu nta cyuho mfite cy'ibi bintu, hafi ukwezi maze ntiga, nta cyuho uretse gusubiramo amasomo, n'abantu bazagusubiramo amasomo, abana bo mwigana bakuzi, twaravuganye, nta kibazo rwose gihari, ibi bintu bimeze neza, bazagusubiramo amasomo, twaravuganye, bazaguta bakwigisha, ibintu byose uzasanga bimeze neza. Fata rero icyumweru uri hano mu rugo, wumva nyine uri kumenyera ubuzima bwaha, nzajya nza ngufate nimugoroba ngutembereze, noneho wongere uryame kugeza igihe wumva yuko ugomba kwimuka aha hantu ukajya kuba ahantu hazima. Ati nta kibazo, ubwo nyine mutahe. Rero nakuzaniye ibyo kurya by'umugoroba, twabizanye hano, ngubwo barabizana nyine babishyira ku kameza yari afite muri gete yo tuguze kwiranja nyine ahasigaye. Ntuzongere kwirushya, uteka tuzatukuzanira ibyo kurya umere neza rwose, ikintu cyawe cyose kigomba kumera neza, ntugire ikibazo, ngomba kukwitaho kuko ninjye watumye ukererwa muri ubu buzima gutya. Ariko ntukigore cyane Theo, ntukigore, ntukongere no kwicira urubanza. Ibyo wakoze n'abantu bake bashobora kubikora, rero nta mpamvu yo kwigora no kwicira urubanza. Ibintu byose ndakeka bizamera neza, nyine nta mpamvu yo kwigora. Uzana ibyo kurya, nateka narimenyera ubuzima bwo kujya hariya hepfo ku gasoko nkahaha udutoryi, ngahaha nyine ibintu nkarya, ntugire ikibazo rwose, ndaza kumera neza. Oya nyine kubera nagukerereje, hari ubuzima nshaka kuvamo n'ubujyamo, ntabwo ndi kubuguhatiriza, ariko ndi gushaka ko gake gake basi bigenda bihinduka, basi tukaba twaramenyanye. Toke nta kibazo. Ubwo barakomeza nyine, ubuzima burakomeza, icyumweru kigashira nyine, igahera ataha handi muri kaka zuke nyine gatoya, kaka geto ke gaba gakennye nyine cyane. Ariko nyiri icyumweru kijya gushira yaramaze gusura n'inzu agomba kwimukiramo, maze akayimukiramo, akagenda nyine akayibamo. Ubwo ngubwo mugenzi we nawe yagombaga gufata indege mu cyumweru kimwe. Ubwo babanye muri iyo nzu mu cyumweru kimwe, mugenzi we afata indege, nawe yagombaga kwerekera hanze aho yagombaga kujya kwigira, maze amusezeraho aragenda nyine. Ubwo mu cyo cyumweru yari bamaze aho gahera nyine, bazaga kumwigishiriza mu rugo, bakamwitaho, bakamwereka amasomo bize, kubera ko Theoneste yumvaga yuko atarabona imbaraga zo kujya guhangana kwicara muri class, ariko we yumvaga yarazibonye. Ariko Theo akabyanga, akamubwira ati huya baraza bakwiteho hano mu rugo, ntugire ikibazo. Ubwo ngubwo byabaye ngombwa nyine ko gahera nyine agomba gutangira kujya ku ishuri, bitewe n'ibihe yari agezemo byo kumva ko akomeye, kumva ko yatoye akabaraga, nta bintu byinshi bikimugoye, kugenda abasha kugenda, abasha gutekereza neza, ibintu byose nyine bimeze neza. Rero yakomeje kuba inshuti na Theoneste, akaza kumusura akamuganiriza, bakaganira nimugoroba, amubwira ati fungura televiziyo turebe, bakareba na televiziyo. Umunsi umwe rero urumva Gahira yari amaze hafi icyumweru ari gusubira kwiga, urumva yari amaze hafi ukwezi kugiye kurenga amaze gukira, nyine ubuzima bwarabaye bushyashya, nyine atangiye kujya kwiga, ubuzima butangiye gukomeza. Urumva Theoneste nawe yari asigaje hafi ukwezi n'igice, hafi abiri ari mu kiruhuko, ariko agomba nyine kugenda nyuma y'amezi abiri yari asigaje mu kiruhuko. Ubwo ubuzima bwarakomeje. Noneho Theoneste umunsi umwe asaba Gahira ko basohoka bakajya kuganira nyine kuri bya bintu bari bavuze ko bazaganiraho. Ubwo barasohotse, Gahira yari asigaye yambara neza, mbese yari umukobwa nyine ukiri muto ufite itoto,
ubuzima bw'urumva birungo bari bahise bamumeneramo ibyo kurya by'intungamubiri, yarongeye kubyibuha ameze neza, mbese ari umukobwa ufite itoto ku buryo utamenya ko ahubwo ameze neza kurusha mbere ubwo yari atarakora impanuka. Ubwo ngubwo Gahera nyine asohokana na Theoneste. Bamaze gusohoka rero bageze nyine aho bagombaga gusohokera, Gahera nyine atangira gushimira Theo, aramubwira ati mva Theo warakoze, wampinduriye ubuzima mu busanzwe, ntabwo rwose njye nari nzi ko ibi bintu bijya bibaho mu buzima, umuntu agahura n'undi mu buryo nka buriya twahuyemo nta n'umwe ubigizemo uruhare, tugahurira mu byago, ukaba waragize umutima wo kunyitaho gutya, umva wanyitangira. Ni ahantu hakeya biba, sinzi ko ubwo binabaho, ntabwo njye nateganya ko bishobora kumbaho, gusa icyo navuga ni uko ngushimira. Theo ya Gahera, njyewe ntabwo n'ubwa mbere nari nkoze impanuka, n'ubwa mbere nari ngonze umuntu, ubundi ntabwo numvaga, n'ubu sindabyiyumvisha, gusa numvaga mfite inshingano zo kukwitaho ku buryo wongera ukabona gusanza umeze, kuko Imana yari yamfashije ntiwagira ikibazo cyo kubura ubuzima. Ubwo rero ibisiya bisigaye byose kuba Imana yari ikomeje kuguha ubuzima, nta cyari kuba ndashoboye, yahisemo ko ugomba kubaho, nagombaga kukumeresha nk'uko wagombaga kumera ntarakugonga. Ubu rero nicyo kintu nishimira, kuba tuba turi kuganira gutya, uri kwiga umeze neza, ishuri kwiga neza, mama wawe ameze neza, yariyakiriye yarabyakiriye, numva ari ishema kuri njye kandi numva nakomeza kukwitaho, mbese nkumva yuko umeze neza, kubera ko akababaro naguteje kumara hafi iminsi 11 muri koma, numva nta kiguzi naguha cy'uko nakoze ayo makosa. Gusa kuba warambabariye nabyo nyine mbifata nk'ikintu nacyo cy'impano nziza. Gahera aramubwira ati ariko se ko abantu birirwa bagongana, abantu bagonga abandi rwose, ntabwo ari wowe wa mbere ugonze umuntu, nta nubwo ibyo byose si ngombwa. Theo ya njyewe nyine nzi ko umuntu ataba agomba kugonga undi, ubwo rero kuba byarambayeho numvaga nyine ntari muzima, numvaga ntakwiriye, numvaga atari njye. Tinese ubundi mama wawe kubona arwaye waretse tukamuzana inaho akavurirwa ino. Theo ya mama ntabwo yabyemera, agira abantu be bamwitaho mu cyaro, kandi ikindi ubuzima bw'inaha ntabwo yabushobora. Mama ni umuntu wa kera wibera mu bintu biriya, nyuma yo kubura nyine umubyeyi, papa ntawe ngira na murumuna wanjye umwe, yadusize turi babiri nyine adusigira mama. Mama rero kubera nyine impanuka bigeze bakora, byatumye nyine mama amera kuriya wamubonye nawe, wabonye ko atameze neza, nyine ni kuriya tumutunze nyina murumuna wanjye Aline. So rero ntabwo ubuzima bw'ino yabushobora, nta nubwo yabyemera, yikundira ibintu bya kera, ntabwo abashaka kuva ahantu nyine we na papa bafite inzibutso nyinshi. Papa muhora mu mutwe, buriya ni kuriya wamubonye niko ameze. Okay, nta kibazo. None se wowe urumva ari icyo ukeneye mu buzima? Urumva nshobora kugenda bitunguranye, nshobora kugira sinzi ikintu wifuza ko twakora gituma wumva basi uzajya wibuka ko twabaga turi kumwe, nshaka ko ubuzima bwawe bumera neza rwose, nshaka guhindura ubuzima. Nta kirenze nuko tuba turi kumwe. Ubundi njye ntabwo nakunze kugira abasore baba inshuti zanjye, nakuze numva ngomba kwiga, aribyo bintu bindimo cyane, ngahindura ubuzima bwa mama wari urwaye, numva nzaba umuntu wamuvuza agakira. Nyuma yo kumenyera yuko rero indwara arwaye itakiraho nkuriye, nyine nakomeje kwita ku bintu by'ishuri, nta bintu by'abasore nagiye mbamo cyane, ntago byakunze ku nzira. Barazaga ariko ntabwo nari mfite umwanya, nari mfite ibindi bimpangayikishije. Ariko ndagushimiye cyane, aya mezi 2 n'igice hafi 3 ashize tumenyanye, n'iki gihe maze wenda nkuze mu buryo bwo kumenyana byihiwe bisanzwe, byampinduye ibintu byinshi mu mutima wanjye. Ubu nsigaye numva twavugana, nsigaye numva, ariko nta wundi musore n'ubundi bumvugana nawe, ni wowe urayo tutavuganye. Ujye umenya ngo nta wundi musore uretse abo twigana nyine, abahungu twigana, ariko nta wundi musore nyine navuga ngo dufata igihe tukaganira gutya, ntawe pe, nta n'uwo mba nshaka, mba numva wowe gutya bihagije, mba numva wowe ibintu byinshi nakenera kumenya nabikubaza, naba ntagufatishije ngahamagara Frank, mbese mba numva ibintu nk'ibyo nyine bimpagije. Ntabwo rero nakunze kugira, niba nabyita ayo mahirwe, niba nabyita nyine ibyo bintu by'ubwo buzima bwo kuba
hari ibintu byinshi nzi hagati y'abasore n'imibanire n'abakobwa, ntabyo nzi rwose, nuko mbona nyine nikomeza. Nta kibazo. Barakomeza bakaganira. Theoneste ntabwo yigera abwira Gaella ko mama wari minisitiri, ntabwo yigera amubwira ko papa wari umusirikare we ukomeye. Mbese ubuzima bwe ntabwo abashaka kubumubwira, kubera ko nyine Theo aba afite ikibazo cy'uko atabana neza n'iwabo, yibera ukwe, yibera mu kazi ke kubera amakimbirane aba yaragiranye na se wahoze nyine adashaka ko ajya mu gisirikare, kandi Theoneste we yishakiraga kwigira kuba umusirikare ukomeye kandi nyine atitaye ku byasi. Ese rero yaramwangiye, ahubwo atuma yiga, amwigisha ishuri nyine ryo gutwara indege, ndetse abatwara ambasaderi nyine baba hanze y'igihugu nyine w'igihugu cye mu kindi gihugu. Ubuzima bwarakomeje rero, ubwo Theoneste akomeza gusohokana na Gaella, bagasohoka bagasangira bakaganira, akamutembereza umujyi, akamwereka ibintu byinshi, bagakina, atangira kumwereka. Mbese mu kwezi n'igice yari asigaje atangira kuryoshya ubuzima na Gaella. Gaella akunda ubuzima, Gaella atangira kujya kumbura Theoneste, akamuhamagara nijoro akamubwira ati nagukumbuye, ejo tuzabonane, hashize iminsi 2 ntakubona. Theoneste akamubwira ati tugomba kubonana nta kibazo, nuko nari mfite akagahunda, ariko nta kibazo tuzabonana. None se warese tukabonana nkagira ikintu mubwira? Twabonana nta kibazo, ejo ku mugoroba hari ikibazo? Nabishakaga none, ariko ejo nta kibazo. Sawa. Ngo hari hasigaye icyumweru kugira ngo Theoneste asubire mu kazi ke hanze y'igihugu, yurira indege nyine ajye gutwara nk'uko byari bisanzwe, ajye gutwara ambasaderi, kuko ambasaderi yatwaraga nyine ahagarariye igihugu cye mu bihugu 5 kandi bitandukanye. Ubwo urumva ko yagombaga kugira umupilote, yari afite abapilote 2, we n'undi musore yari yarasizeyo nyine wagombaga kumusimbura, ari nawe bari gushwana igihe yakoraga impanuka, bashwanira n'undi mugabo wagombaga kubohereza yuko uwo musore afite ikibazo, kandi we yaramubwiye ko nta kibazo afite. Nyine yagombaga kujya kumusimbura nyine, nawe akaba yafite akaruhuko gato k'icyumweru cyangwa se igihe kirekire. Ubwo ubuzima bwarakomeje nyine. Ku mugoroba uragera, Gaella ajya kubonana na Theoneste. Uwo munsi nyine Gaella yari yaguze impano nziza, yaguriye nyine Theoneste impano, yayifunitse yayizanye. Aramubwira ati Theo, ndakumva Gaella, mu buzima bwanjye uri igisubizo gikomeye nagize, wowe ufata nk'ikibazo ariko njye mbifata nk'igisubizo. Aya mezi tumaze rwose 2 ndakeka agiye kuba n'igice, wampinduriye ubuzima, wanyeretse ko ndi umukobwa waba umuntu abantu bakunze, wanyeretse ko ndi umuntu usobanutse, wanyeretse ko ndi umuntu ufite agaciro, wampaye agaciro ku rwego rutangaje. Mbese wangize uwundi w'ubu nkeka ko ndi we, watumye numva nkunze ishuri cyane, watumye numva kwiheba bigabanutse, watumye numva nkizwemo imbaraga, no mbese ibintu byinshi wampinduriye ubuzima. Wanyeretse ko kubaho burya bifite umumaro, kandi ko abantu bagomba kwita ku buzima bwabo, kubera ko batabwitayeho nyine bwababihira bakajya babwanga, kandi aribo bagize uruhare mu kuba aribo batumye nyine buba ko nta gaciro bufite. Ubu rero iyi ni impano nakuzaniye, kuba ugiye kugenda. Yego ntabwo bizitweho ko muri iki cyumweru turajya tubonana, ariko ntabwo nashakaga ko biba nyine buri bucyo ugenda cyangwa ibindi. No, nshaka nyine uyifungura ukihariye, uzazi tubonane. Mbese nshaka nyine ko wishima, kandi nanjye ukumva ko ndi umuntu nyine ukuri iruhande, guhora iruhande, uri umuntu udasanzwe nyine kuri wowe, kandi nyine nabikoreye. Theo aramubwira ati turakoze cyane, njyewe sinzi impano naguha ishobora kugushimisha Gaella, ishobora kumva yuko nyine nkwitayeho, ushobora gutuma yumva ko naba umuntu udasanzwe kuri wowe, ushobora gutuma wumva ko nyine ndi umuntu nyine wumva yuko mfite byinshi nkugomba, wumva yuko nshaka kubona umutima wawe wishimye, nshaka kubona ko mbese ugomba guhora umwenyura. Ibibazo ufite by'ubuzima, ibibazo ufite bigomba gushira, bigamarwa, bikayongobezwa n'ibyishimo cyangwa se ibyo ngomba nkugomba njyewe, byaba ibyishimo byaba n'ibindi byose. Ibyo wakoze birahagije, ibyo ukora birahagije. Ikintu cya mbere nshima ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari iki, ni umwanya wawe umpa, presence yawe, uburyo
igihe cyose nitsamuye ubuhari, ikibazo ngize ubuhari ungira inama, mbese sinzi, njyewe nsigaye ngukunda, niba ariko bimera gukunda, niba ari iki Theo, sinzi, nsigaye numva utamva iruhande, nsigaye numva nyine nagukumbura kenshi, nsigaye numva, kandi nkeka ko ntabwo nakokipa gutyo ufite undi muntu mukundana, kandi nanjye nkaba ntashaka kukubura, sinzi ubwo rero nsigaye ngukunda, sinzi niba ufite undi mukunzi, mbikubwiye ntabikubarije ko ntashaka kubyumva cyangwa kubyitaho, ariko nsigaye ngukunda. Theoneste yaramubwiye ati basi wampobeye ko numva nta rindi jambo mfite ryo kuvuga. Yego, yahise amuhobera, baratinda batararekurana. Theoneste aramubwira ati mva Gaella, uburyo twahuye ni uburyo bwo mu bihe by'amanzaganya bubi, bwo mu bihe bya stress, bwo mu bihe bibi bigoye, byo mu bihe byo kwishinja icyaha, ariko wambereye igisubizo, uranganiriza stress nkazibura, uranganiriza, mbese uri umuryango wanjye, ahakabaye mama unganiriza ubuzima bwanjye n'ubwe, hakabaye papa tuganira ibintu byinshi, hakabaye abavandimwe ntagira tuganira duciringa hose, icyo kibuga cyose ni wowe nkibonamo, ni wowe mbona nkwiye guhungiraho nagize ibibazo, ni wowe mbona nkwiye kwirukankira nagize ubuzima budasanzwe, mbese nanjye ndagukunda. Ahubwo sinzi niba urukundo gukunda nawe ari rwo nkunda, simbizi, urukundo nkunda nanjye ni rwo ngukunda. Theo, rwose Theoneste wambereye umuntu mwiza, ndagukunda, nta yindi mpano mfite naguha, ibi mba nkuzaniye ni ibintu bisanzwe, ariko impano naguha numva ari iyo kugukunda ubuziraherezo, nunkundira nawe ukanyemera, titaye ku buryo twahuye, kumva yuko naba umuntu wo ku rugero rwawe rwo gukunda, uzaba umfashije. Ibyo ngibyo birahari, byabihari umunsi wa mbere ubyuka, ko narazaga nkakwitegereza, nkareba uburyo wanze kubyuka, wanze gukanguka, nkareba ubwiza bwawe, nkareba ayo maso yawe, nkareba amatama yawe, nkareba ukuntu umeze, ukuntu uri mwiza, byose nkabona udakwiye kugenda ngo ugume gutyo burundu nk'uko nakubonaga. Nawe unkundiye urabyuka, none ubu ibyo nkubwira urabyumva, ibyinshi nakubwiraga ntiwabyumvaga. Imana yarakoze kuduhuza, ndagukunda cyane Gaella, nawe ndagukunda Theoneste. Ubwo nyuma y'ayo magambo bararekuranye, basezeranaho nyine, Theoneste arataha, na Gaella nyine aguma mu buzima bwe busanzwe, maze biba ngombwa ko Theoneste agomba gutaha nyine, cyangwa se agomba kujya mu kazi, akurira indege akagenda. Theoneste yaragiye rero, Gaella yamuterekeje ku kibuga cy'indege, Theoneste aragenda nyine ajya mu kazi bisanzwe. Ubwo Gaella yakomeje kwiga, Theoneste yamusigiye amafaranga menshi cyane, amafaranga menshi kabisa, kuko yari abizi ko agiye kuburana nawe, kubera ko ntiyabimubwiye, ariko yari abizi. Ubwo yaragiye nyine afata indege arigendera. Ku munsi wakurikiyeho rero, Gaella yahamagaye telefone ye asanga ntayiriho, ahamagara nimero ya Theoneste arayibura, aramwandikira WhatsApp rekada, ahamagara byose telefone bakamubwira ati ntayiriho, ahamagara Frank nawe ahamagara, aramwandikira Frank phone, yaba Frank yaba Theoneste bose Gaella arababura. Gaella aba nk'utaye umutwe, abura umuntu aganiriza ikibazo cye, ahamagara Aline murumuna aramubwira ukuntu ibintu byagenze, ukuntu wa musore babasore bose yababuze, ukuntu ibintu bimeze, ari no kurira. Aline aramubwira ati byose ni ibiki kandi? Ati nukuri bose namubuze. Theoneste nimero ye ntabwo iri gucamo, Frank nimero ye ntabwo icamo, ndamwandikira ntansubiza, nta naherutse waherutse wakiri hano mu gihugu. Ati ubusinzi ukuntu byancanze. Ati none se wowe umeze ute? Ati njye nyine nuko bimeze. Nyine byihorera, ubwo wabona telefone ataragera aho yagiye, cyangwa se telefone itariho ntawamenya. Ati sawa. Ubwo ubuzima bwarakomeje, Gaella akomeza guhamagara Theoneste aramubura, ukwezi kurashira, amezi abiri arashira, 3 arashira, na 5 6. Gaella yabuze Theoneste burundu, umutima we uragenda urinama, amasomo nyine akomeza kwiga. Theoneste amafaranga yari yaramusigiye yari menshi, yari yamusigiye amafaranga menshi cyane kuri telefone imbere yuko
yurira indege kandi yanamaze kumusezeraho. Ubwo amafaranga nyine Gahera yari yabonye ari mu modoka asubira mu rugo. Ubwo nyine Gahera bikomeza kumwanga mu nda, Theo birangira amubuze nyine. Umwaka ushira Theoneste atarongera kugaruka mu buzima bwe, na wa musore witwa Frank yaramubuze, yarashakishije ahantu hose, yarerekanye ifoto nta muntu yatabajije. Abasore babura atyo, ubuzima bwe burundu bugenda butyo. Ubwo washize umwaka yari kwitegura nyine kujya mu mwaka wa kabiri, nibwo yashinze alimentation ya mbere, atangira gukoresha ya mafaranga Theoneste yari yaramusigiye. Ubwo murumuna we nyine yararangije ishuri rya segonderi nyine, Aline nyine karumunake araza nyine, aza mu mujyi nawe amushingira nyine alimentation, atangira gucuruza, ubuzima burakomeza. Gahera rero yakoze ubucuruzi na murumuna we bakora ubucuruzi. Ubwo Gahera yaranigaga, yarageze mu mwaka wa kabiri, arakomeza ariga. Theoneste aba inkuru yiwe mu buzima bwe itazibagirana, maze aragenda arabura burundu. Ubuzima bwarakomeje rero, hadaciye kabiri bageze mu mwaka wa kabiri, hari umusore nyine w'inshuti ye hafi ukundaga nyine kuba bari kumwe witwa Robert. Robert rero yakundaga gusobanurira nyine Gahera ibijyanye n'amasomo, bagasobanurirana ko na Gahera yari umuhanga cyane mu ishuri, akamusobanurira ibintu nyine nawe akamusobanurira, bakagendana batangira gutemberana. Noneho Gahera aho amoneye yuko Theoneste atakigarutse mu buzima bwe, yatangiye gukundana na Robert. Robert ubwo barakundanye, barakundana. Robert yari umwana wo mu bakire nawe usobanutse, ufite imodoka ye. Ubwo akaza gufata Gahera mu rugo, akamujyana ku ishuri, bakajya kwiga. Mbese umwanya Theoneste yabagamo Robert yawugiyemo, ariko awujyamo atazi ko Gahera yigeze agira umusore witwa Theoneste bakundana, ndetse byo gupfa, ndetse wanamurokoye, ndetse n'ubwo buzima abamo ari we wabumukoreye, ndetse yanamukundaga ku rwego rukomeye cyane. Ako byamaze umwaka ndetse wose kugira ngo yikuremo uwo musore, gusa n'ubundi yari ataramwikuramo, nuko yari yaramubuze kuko nta kosa Theoneste yari yaramukoreye. Ubwo ubuzima bwarakomeje. Gahera nyine agera mu mwaka wa gatatu, ashinga indi alimentation. Ubwo yindi yari imaze gukuramo Aline. Ubwo ngubwo yaratangiye nawe gutangira ibyo gushaba nyine mukuru we ko yatangira kwiga. Mukuru amubwira yuko atakiga ngo na business, bombi ngo bige business ikore. Amusaba ko yabanza akareka wakarangiza, ahubwo bagakurikirana business, yazarangiza nawe akajya kwiga. Nk'abana rero b'imfubyi bari barakuze nta papa wabo, mama wabo nawe uburwayi bwabukomeje, yagombaga kumwitaho. Ubwo Gahera ageze mu mwaka wa gatatu yashinze indi alimentation ya kabiri. Ubwo Aline akomeza kwita ku bikorwa by'ubucuruzi bya Gahera. Gahera nawe akomeza kwita ku ishuri. Ubwo Gahera ariga ararangiza, arangije kaminuza. Mama we bari kwitegura nyine haje buri cyumweru ngo graduation yube, mama we yitabye Imana. Ubwo mama we n'ubundi yabaga mu bitaro nyine arwaye indwara idakira nyine, kuko nyine bari baramuvuje hose. No muri bya bitaro Gahera yarwayemo bari baramuzanye, ariko indwara yarwaye ari kanseri, byarangiye nyine imutwaye nyine, itwaye ubuzima bwe. Ubwo Robert nyine wari uri gupanga ubukwe na Gahera, yagiye nyine tabira nyine gushyingura umubyeyi we nyine. Amaze kugerayo, bagerayo nyine bajya gushyingura. Mu gihe cyo gushyingura kuri uwo munsi na invitation zari zaramaze gusohoka. Ubwo Gahera yagomba gukora graduation mu cyumweru kimwe. Gahera yasigaye ari umukirekazi, amafaranga ahari. Theoneste yari yamusigiye amafaranga menshi, agira ikibazo cyo kutayakoresha kubera yakiri ku ishuri. Aline nawe agomba kwita kuri alimentation ebyiri zose. Ubwo bajya gushyingura nyine mama nyine wa Gahera. Ubwo Robert na Gahera bari kwitegura nyine ubukwe, kubera Robert yari umwana wo mu bakire. Bari bagiye gukora ubukwe bakirangiza kaminuza, bagahita bafatiraho ubuzima bwabo, bagatera imbere nyine, bakabana nk'umugore n'umugabo. Ubwo ngubwo bakiri aho bari bagiye gushyingura, hahingutse abasore babiri. Abasore bahahingutse nta bandi ni Frank ndetse na Theoneste. Bahahingutse baparitse imodoka idasanzwe ihenze cyane, basohokamo bambaye amakote y'imikara, bababaye cyane, batwaye n'indabyo.
baje kwirimba aho bari bari gushyingura nyine, aho bari bagiye gushyingura nyine umubyeyi nyine mama wa Gahira. Gahira yari ari kurira yambaye fime, nta muntu uzi ibyabaye, abantu bose babona babaye nk'abarangaye, babona haje abasore babiri bambaye amafime beza, nabo baje gushyingura ku mubyeyi wari witabye Imana. Gahira akuyemo areba, abona abantu batazi baje gushyingura, ntabwo yarabaza ari abanyeshuri, urumva hari hashize imyaka hafi 3 ishyira 3 n'igice. Hageze abona ni ba basore, akuramo rinete neza, akuramo fime, amarira yari gushoka, abona ni ba basore amarira ari kugwa ava muri fime zabo, bazanye n'indabyo baje nyine gutereka kumva nyine ya mama Gahira na Rine. Gahira yahise asimbuka ajya kureba Theoneste, ahita amuhobera, aramukomeza. Ubwo Robert wari ufashe nyine Gahira mu biganza, Gahira yari amucitse nyine kuko urumva yagombaga nk'umugabo we bari hafi kubana, yagombaga kumufata mu mugongo. Gahira yahise amushikuza ajya guhobera Theoneste, aramufata aramugundira, ararira cyane, arataka ati Theo narakubuze Theoneste. Arataka cyane umukobwa. Abantu byo gushyingura biba bibaye nk'ibihuzeho, abantu batangira kujya gufata umukobwa, ariko babona umusore nawe arihagije ku kuba yamufata. Ubwo yaramuhobeye, abantu barabarangarira, abandi bajyanye n'iby'Imana bakomeza imigenzo. Maze ubwo Gahira abantu babonye ko ibintu bikomeye cyane, bahise Theoneste yasabye abari aho mu muryango ko yamufata Gahira akamujyana ahantu hatuje. Gahira yabaye nk'uwahahamutse, afata Theoneste yanga kumurekura, biba ngombwa ko Gahira bamujyana mu modoka maze bakamujyana kwa muganga. Baramutwaye, ubwo bari gushyingura, Rine ari asigara mu cyimbo nyine cya Gahira nka mukuru we wari ugiye, maze Frank nawe asigara aho ngaho. Barashyingura, Robert nawe yahise afata imodoka ava kwirimba kurikira imodoka yari ijyanye Gahira kwa muganga. Ubwo barashyinguye nyine birarangira, ubwo bagombaga kujya mu mujyi nyine, niho bari bamujyanye kuko mama wa Gahira bamushyinguye mu ntara mu cyaro nyine nkuko yari yarabisabye kuva kera. Bamushyinguye hafi n'imva y'umugabo we waritabye Imana, abana biwe bakiri bato cyane. Ubuzima bwarakomeje, ubwo Gahira yahise asubira muri yakoma. Noneho abantu bayoberwa uko bigenze, Theoneste aguma aho ngaho. Ubwo yamujyanye kuri rya vuriro n'ubundi. Dr Solange yari amaze gusaza, ariko atarasaza cyane kuko cyagiye bari bahara ari umumama ukuze, ariko n'undi yari agikora nyuma y'iyo myaka. Nabwo nibwo yari yongeye kubona abo bantu babiri, wo yari asigaye abona yari Gahira, ariko ntabwo yari bwongere guca iryera, uwitwa Frank ndetse n'uwitwa Theoneste, nibwo yari yongeye kubabona. Ubwo yarabakiriye nyine, akomeza kwita n'ubundi kuri Gahira nkuko yari ameze nk'umukobwa we, n'ubundi nkuko yari yaramwitayeho kera, n'ubundi amwitaho. Yamwitayeho rero. Hashize ku munsi wa kabiri Gahira yarakangutse, noneho ntabwo yabitinzemo, yamaze nk'amasaha hafi 28 ari muri koma, ariko aza gukanguka. Yakangutse abona Theoneste n'ubundi amuhagaze uruhande nyine, ariko na Robert ahari na Frank. Yahise abyuka ahita hobera Theoneste, n'ubundi aramugundira ati Theo ni wowe Theo, narakubuze Theo, wari waragiye he? Aramugundira ati Gahira ni njye nagarutse mfite byinshi byo kukubwira. Ubwo Robert yari ari aho, ariko ariko se tumva nkubaze gato musore. Ubwo asohokana na Frank aramubwira ati none se ko Gahira muziranye? Gahira n'umugore wanjye, turi hafi kubana. Nanze gukora ibintu by'ubugoryi cyane kuko nanjye ndi umuntu utari umwana kandi utari injiji, ariko ntabwo umugore wanjye nkimuzi. Ndi kubona ntakiri kumumenya. Nyuma y'urupfu rwa mama we ameze nk'uwanyibagiwe, ameze nk'aho ntakiriho, kandi n'umuntu nabanye hafi ubuzima bwe bwose. Uriya musore ntabwo muzi, uriya musore ntabwo mbazi mwebwe. Kuva mwaza kwirimba ibintu by'umugore wanjye byahindutse. Muri bande bite byanyu bituma muza mukampindura umugore akajya muri koma, yabyuka agahobera uriya musore ntazi? Muri bande bite byanyu? Ntabwo ibi nawe barazutshwana cyane. Frank aramubwira ati tuza musore tuza, njye nitwa Frank, urayitwa
Theoneste nk'uko ubona Gaël ari kubimwita. Wowe witwa nde kutanambwiye izina ryawe? Njye nitwa Robert, uriya n'umugore wanjye, invitation zarasohotse. Njye tugomba kubana, sinzi ikintu mu rugo. Gaël mwamuhaye ibiki? Nibiki mwamuhaye jaje kubaho? Atese ko wabonye yaje yataye ibyo yari afite, umutaraba ntiyabutaye hasi ari nagahita ufata. Si wabonye nese twabitongereyemo turabimwohereza. Menya ngo Gaël na Theoneste ni abantu b'inshuti za kera z'ibintu wowe utanitambika. Ahubwo niba uri na muzima iyo nkuru yabo ntukeneye kuyumva. Wakigendera neza kuko Gaël uko umubona wowe yitaye ku bintu bya invitation, yitaye ku rukundo. Nta muntu azi, nta muntu wigeze akunda kurusha uko yakunze Theoneste. Ubwo rero nta kintu ngiye mbifitemo uruhare, nge ndi inshuti ya Theo bisanzwe, ndi inshuti ye y'umusore. Ibyo uri bubone rwose nuko nanjye ndaba ndi kubibona. Urabyumva Robert? Niko nanjye ndaba ndi kubibona, nta kindi kintu rwose nongeyeho, nta n'ikintu uri bubaze Gaël, kuko Gaël nawe azagusaba imbabazi nyuma pako yabonanye na Theoneste buri bintu byahindutse. Ubwo Robert yahise yikubita arasohoka arigendera. Ubwo Frank yinjiye mu cyumba atari kumwe na Robert. Ubwo Gaël yahise bamutaraga batahana na Frank ndetse na Theoneste bajya mu rugo nyine kwa Gaël. Urumva ari n'abakibana na Gaël baranimutse basigaye baba handi hantu heza haturanye na business zabo, ariko n'ubundi ari muri wa mujyi stili, ariko ari aho noneho batuye barabakira neza. Ubwo iby'ikiriyo ibyo gushyingura byakomereje nyuma, ariko bamaze kwakira Theoneste ndetse na Frank. Ubuzima bwarakomeje, bajya gukura ikiriyo bajyanye. Robert n'ubundi aza ku kiriyo, ari nabwo yabazaga Gaël uko ibintu bimeze kuko ntiyari akiri kumwitaba kuri telefone. Gaël yamubwiye ati rero Robert, ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima, mbere yuko na graduation igera ku munsi w'ejo, njyewe ndi mu rukundo na Theoneste. Ni umusore w'inzozi zanjye, ni umusore wankuye mu buzima ubona ndimo ubu wabunshyizemo ankura aho nari ndi wowe utazi utigeze unamenya, wamenye ndi ukumeze. Rero umugabo wanjye yagarutse ubuzima bwanjye bwose. Mbabarira ibintu byitwa invitation tusebe tubyihorere, ntabwo nishingiye ibyo abantu bazavuga. Njyewe rwose na Theoneste nta kintu gishobora kudutandukanya. Ngushimira uburyo wanyitayeho muri iyi myaka tumaranye, muri uyu mwaka n'igice dukundanye, byose ndabigushimira. Ibindi byo umbabarire, na mama ubwo agiye azi ko hari umusore nabuze ubuzima bwanjye bwose. None ikibabaje nuko umusore aje mama atagihari ngo amubone, kuko niwe washyize itafari ku buzima bwacu. Niwe musore nakunze bwa mbere niga gukunda, niwe musore watwaye umutima wanjye bwa mbere niga gutwarwa n'umutima. Rero wari uhari mu rwego rw'uko rwose iyo ntaza kumubona pe nawe naragukundaga, ariko mbabarira nyine nta basore babiri mu mutima umwe, ndetse nta nigereranya. Mbabarira rwose Robert, ntabwo byakunda ko tubana. Mbabarira rwose. Ubu umusore invitation, umusore ahubwo ushaka nawe uburyo niba ukora ubukwe simbizi, niba ubyihorera, ariko njyewe na Theoneste nubwo tutakora ubukwe nta kibazo dufite. Mbabarira rwose, ubu ibintu nkoze ndaguhemukiye mu buzima bwawe ku buryo utazanyibagirwa uzanancira urubanza, ariko nta mahitamo mfite. Theoneste ndamukunda, ntabwo urukundo rwe ruzasibangana no mu myaka 100, nubwo tutayimara, nubwo twayimara ruzahoraho iteka ryose. Rero byihanganire kuko nejo niwe tuzirirwana, ntabwo nkwanze, uzakomeza kuba inshuti yanjye, ariko ibyo kubana umenyesha abantu ko, ndetse turabimamenyesha twembi tubyemananyije ko bihagaze. Nubundi twari busezerane nyuma ya graduation. Rero ntabwo bigikunze, nta mpamvu rwose yo kubikomeza. Ubwo ubuzima bwa Robert nuko bwaguye mu inshishi. Ubwo yari ari guteganya na Gaël bwahagarakiye aho, ahita nyine aguma ku kiriyo, nyine bakura ikiriyo birarangira, bose barataha nyine. Gaël ariko yagendaga mu modoka nyine ya Theoneste, yari nk'umugore n'umugabo n'ubundi baziranye barasubiranye. Nibwo Theoneste ku munsi wa graduation yamusobanuriye ku bintu byose byagenze. Basohotse bari gusangira, Frank ahari, Narine ndetse n'izindi nshuti nkeya
yabwiye Gaella ibintu byose uko byagenze, aramubwira ati buriya nkiva ku kibuga cy'indege bitewe n'akazi nkora nta wundi muntu wakabaye yemerewe ubuzima bwanjye uretse umugore wenyine twaba twarashakanye kandi nari ingaragu. Telefone mba ntegetswe kuyikuraho nkamara hafi kino gihe cyose maze akazi kabaye kenshi bitewe n'uko ari abayobozi bakomeye b'igihugu, bitewe ko hari n'igihe cyageze nkiyambazwa no gutwara perezida, byatumye nta kintu na kimwe cy'abantu nzi batafite aho bahuriye n'akazi kijya ku murongo. Ubu ya telefone ihamagaye wayibona, ariko ubu ntabwo uzongera kuyibura kuko njye nawe ubu byararangiye. Ni wowe ugiye kuba wemerewe, n'uyu Frank yagombaga kubura kubera ko iyo umubona byari kuba ikibazo kuko wari kumumbaza kandi bigatuma akazi kanjye gapfa, kandi ni amabanga ya leta, ni igihugu rero gusa ubura byemerewe mugore mwiza. Ubwo yaramuhobeye ntiyabigira impamvu, yumva ko ikintu cyose cyabaye cyakemuwe n'amafaranga yari yaramusigiye. Nawe amupresenta supermarket yari yafunguje uwo munsi kuri graduation. Ubuzima burakomeza maze bombi barabana nyine akaramata, barasezerana, barashyingirwa, ubukwe burataha. Minisitiri Abutahari we mama wa Theoneste ndetse n'umusirikare ukomeye w'umujenerali papa we arabutaha nyine, ndetse n'ubukwe bwatashywe n'abanyeshuri bose, na Robert ubwe yarabutashye kuko yari yabonye ko umukobwa yakunze ari we Gaella, ko nawe afite uwo yakunze, ariko ko nta cyabatandukanya, n'ubundi bakomeje kuba inshuti nyine ariko batari umugore n'umugabo. Ubwo ubuzima bwa Gaella nuko bwagenze, urugo nuko rwubatswe, nuko byagenze inkuru ya Gaella ndetse na Theoneste, inkuru itangaje. Theoneste w'umupilote nuko nyine yabanye n'umukobwa w'umukene, bahujwe n'impanuka yakorewe uwo mukobwa, maze ubuzima burakomeza. Ubu Gaella afite abana babiri afitanye na Theoneste, bibera nyine mu gihugu cyo hanze aho nyine Theoneste akora. Baza baje gusura Line nawe usigaye ubana na Frank, iyo baje gukontorora ibikorwa byabo by'amasupermarket bafite mu gihugu, mu mujyi bahoze batuyemo. Na inkuru yacu rero irangiriye, ndagushimiye cyane kandi nongeye kwiseguraho ku gihe cyari gishize ntakora cyangwa se ntaguha inkuru nyinshi, ntabaha inkuru muba mukeneye. Guhora kandi subscribe ndabigushimiye, nawe utarayikanda nkwifurije ko wakanda subscribe maze ukajya wumva inkuru ikarangira. Byose ni ibintu byiza cyane bikomeza kudufasha. Urakoze rero, inkuru yabaye ndende, uranyihanganira uyisoze. Kuba uyisoje wowe rero ndabigushimiye rwose. Yari kumbuwe, byari bikumbuwe, ariko ntabwo twongera kubireka. Ubu tugiye kugumana paka nta gukuraho, ni ugukomeza nyine ugasangiza abandi ibyizi nkuru zacu zindura ubuzima. Wowe urwaye rero nongeye kukwifuriza gukira, nawe kandi udafite akazi nkwifurije kubona akazi. Bantu mwese mukomeze mugire amahoro y'Imana, mukunda Imana n'abantu. Nge mwumvaga nitwa Tiyunsanze. Ciao naho utaha. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nge nitwa Tiyunsanze. Ciao nakagaruka.